Yesu ashimwe cyane bene data. Nanone turongeye turagarutse kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ku munsi w'ejo twarebye ku ijambo ry'Imana rivuga ihumure ritangwa n'Uwiteka. Ariko uyu munsi dukomeje n'iryo jambo, ariko noneho turareba ijambo rivuga gutegereza ihumure. Gutegereza ihumure ryo kugaruka kwa Kristo. Nibyo koko Imana iraduhumuriza muri ubu buzima, kandi ihumuriza umuntu wese wayizeye. Ariko Kristo yaraje avukira mu isi, ntabwo agipfa. Niyo twizihiza kuri Noheli ntabwo aba yavutse cyagiye, ntabwo aba ari akabebe twagiye kwizihiza, ahubwo ni ukuzirikana ko Kristo yakoze umurimo ukomeye. Uba ari mu ijuru yicaye iburyo bw'Imana, ahubwo yaravuze ngo ngiye kubategurira ahanyu kugira ngo aho ndi namwe abariho muzaba. None kuri umuririmbyi, kuri umukristo, kuri imirimo itandukanye, uri umupasitori ugira ute? Ese waba utegereje ihumure ryo kugaruka kwa Kristo? Reka dusome ijambo ry'Imana ryanditse mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka, igice cya 2:25. Haranditswe ngo i Yerusalemu hariho umuntu witwaga Simiyoni. Uwo yari umukiranutsi witonda, kandi yategerezaga ihumure ry'Abisirayeli. Umwuka wera yari muri we. Yari yahanuriwe n'Umwuka wera ko atazapfa atarabona Kristo, Umwami Imana. Ajyanwa n'Umwuka mu rusengero, maze ababyeyi bajyanye umwana Yesu ngo bamugenze nk'uko umuhango w'amategeko wari uri. Simiyoni aramuterura ashima Imana ati, Mwami, noneho urasezerera umugaragu wawe amahoro nk'uko wabivuze, kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe, ako witeguriye mu maso y'abantu bose, kuba umucyo uvira amahanga no kuba ubwiza bw'ubwoko bwawe bwa Isirayeli. Amen. Imana ishimwe. Nagira ngo nkubwire muri aka kanya tuganire gato kuri izi nkuru z'uyu musaza witwaga Simiyoni. Muzi ko ibyanditswe bitubwira ko ijwi ry'Imana ryamaze igihe kinini nyuma y'umuhanuzi Malaki, ryamaze igihe kinini ricecetse ritacyumvikana mu Isirayeli. Hanyuma vuga ko hashize imyaka irenga 400 ijwi ry'Imana ryarashishitse, Imana itakivugana n'Abisirayeli. Ariko Bibiliya itubwira iki? Ngo hari umusaza witwaga Simiyoni, ngo wari warabwiwe n'Umwami Imana yuko atazapfa atabonye Mesiya, atabonye agakiza, atabonye Kristo, hanyuma w'Umwami Imana. Bibiliya itubwiye iki? Hari ibintu 4 bigaragaza Simiyoni nk'umuntu wabaye icyitegererezo gikomeye muri kiriya gihe. Twebwe tumaze igihe kitageze ku mwaka, coronavirus yarateye, abantu ntibajya mu nsengero, ariko twagize abantu benshi basubiye inyuma, bajya mu byaha, basubira ku nzoga, bagenda ukundi kuntu mu buryo butandukanye. Ariko nagira ngo mbabwire inshuti z'umusaraba uko bimeze uko uyu munsi, nubwo bimeze gutyo, hari ikintu Imana ikeneye ku bantu bayo, ko bakomeza kugira ibyiringiro bakayizera. Bibiliya ivuga iki? Ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ngo cyere imbuto zacyo igihe cyacyo. Nagira ngo rero mbabwire, uyu musaza witwa Simiyoni ngo yari yarahanuriwe, yarabwiwe n'Umwuka w'Umwami Imana ko atazapfa atabonye Mesiya, atabonye Kristo Umwami Imana. Nagira ngo nkubwire, ukwiye kugira ibyiringiro bikomeye. Kristo yaravutse ndetse ari mu ijuru, ariko twabwiwe ko yatubwiye ko azaza kuducyura tukajyana mu bwami bwo mu ijuru. None Bibiliya itubwiye ngo i Yerusalemu hariho umuntu witwaga Simiyoni. Uwo yari umukiranutsi witonda, kandi yategerezaga ihumure ry'Abisirayeli. Umwuka wera yari ari muri we. Imana ishimwe. Dore ibintu natekereje nsomye kuri iri jambo. Biravuga ngo yari umukiranutsi. Icya mbere cyaranze Simiyoni mu gutegereza ihumure Abisirayeli bari bafite, bari barahawe, nuko ngo yabikozemo gukiranuka, yari umukiranutsi. Icya kabiri, yaritondaga mu byo yakoraga byose. Ariko iyo urebye ubona abantu benshi bananiwe gukiranuka, bananiwe kwitonda. Icya gatatu, ngo yategerezaga ihumure. Bimwe mu bintu bituma abantu basubira inyuma bakagwa mu byaha, bakareka kwizera, ni ukunanirwa gutegereza, ni ukutihangana. Ariko ngo yategerezaga ihumure ry'Abisirayeli. Ese nshuti y'umusaraba, kuri umukristo gukora imirimo itandukanye, waba utegereje ihumure ryo kugaruka kwa Kristo? Waba uzi ko Kristo azaza? Hanyuma ngo icya kane, ngo Umwuka wera yari ari muri we. Nagira ngo nkubwire bene data,
intambara nyinshi turwana, ibibazo byinshi duhura nabyo, hari ikintu kibidufasha, hari uburyo bushobora gutuma tunesha. Niyo turi kumwe n'umwuka wera, umwuka wera ari muri twebwe, tubasha gutsinda urugamba, tubasha kunesha, tubasha kugira ibyiringiro. Muririmbyi yaravuze ngo naho ndiho naho napfa, ngo nzi ko nkundwa n'Umwami Imana. Abantu benshi bafite ubwoba bwa 2021, ariko ndakubwira ngo inkuru nziza, nimba wumva wizeye muri Kristo, wizeye Kristo mu mutima wawe, wigira ubwoba, Imana ndi kumwe nawe. Bibiliya iratubwiye ngo yari yarabwiwe n'umwuka w'Umwami Imana ko atazapfa atabonye Kristo. Ese ufite ibyiringiro by'uko Kristo naza gucyura itorero uzajyana nawe? Cyangwa igihe urupfu rwaba ruje, abantu benshi nubwo batinya urupfu, ariko njye mbabwire ngo Kristo yarugize irembo. Ntabwo dukwiye guterwa ubwoba n'ubuhanuzi bubonetse bwose n'inyigisho zisigaye ziteye ubwoba muri iyi minsi. Fata igihe cyo gusenga, fata igihe cyo gusoma ijambo ry'Imana, kandi uyiringire. Ibyo byose izagenda igufasha, ikuyobore mu buryo bwose. Ndagira nkubwire ngo iringire Imana kandi uyikomereho. Haleluya. Yesu yaravuze ngo mbese umwana w'umuntu naza azasanga kwizera kukiri mu isi. Ese muri iyi minsi umeze ute? Ngo yateruye akimara guterura Yesu ngakimara kumuterura yavuze umwami, noneho urasezerera umugaragu wawe amahoro nk'uko wabivuze, kuko amaso yanjye abonye agakiza kawe, ako wateguye mu maso y'abantu bose, kuba umucyo uvira amahanga no kuba ubwiza bw'ubwoko bwawe bwa Isirayeli. Imana ishimwe. Ese ufite ihumure? Iyo dusomye hepfo tubona ngo hari n'umuhanuzikazi witwaga Ana, ngo yari umukecuru, ngo wo mu muryango wa Asheri, ngo yamaranye imyaka 7 n'umugabo, ngo arangije arapfakara, ngo none amara imyaka 80 ari umupfakazi, ngo yahoraga mu rusengero aramya Imana, yiyiriza ubusa asenga ku manywa na nijoro. Umva, reba, ibintu biciye abantu benshi mu nsengero bibabujije kubana n'Imana. Ariko se weho urihanganye? Ufite ihumure ry'uko Kristo naza nawe uzamubona? Ese urumva ufite cyangwa ufite ubwoba? Ariko rero mbwire ngo ntabwo ukwiye kugira. Abantu benshi nubwo bahangayikishijwe n'urupfu, ariko yarugize irembo. Kandi ndakubwira ngo gira ihumure, egera Imana, izagufasha, izakurwanira urugamba. Muri aka kanya najya nkubwire ngo gira ihumure rituruka ku Uwiteka, kandi utegereze ihumure ryo kuza ku mwana w'intama w'Imana. Shalom. Imana ibahe umugisha. Turagushimiye data ko kuri mwiza. Mana, ijambo ryawe riratubwiye ngo musaza Simiyoni umukozi wawe ngo yategerezaga ihumure. Bibiliya itubwiye ngo yari umukiranutsi, yaritondaga, yategerezaga ihumure, umwuka wera yari muri we. Abantu benshi bacitse intege, bananiwe gukomeza urugendo, ariko twemerere muri uyu mwaka ukomeze kutugirira neza, wite ku bwoko bwawe, kugira ngo izina ryawe rikomeze guhabwa icyubahiro. Ni mu izina ryawe tugeze twizeye kubikora. Amen. Imana ibahe umugisha. Tubibutse ko ushobora gusangiza izi nyigisho ku bantu batandukanye kugira ngo zibagereho, kandi buri munsi tuzajya tubategura ijambo ry'Imana. Mujye murisura kuri website cyangwa YouTube channel Umunezero w'Agakiza, maze mubashe kurikurikira. Shalom.